Mater Dei, Mater Dei, ora pro nobis. Bana b'Imana nimuhumure, bonane yageze. Bonane nziza kuri mwese. Tuje gukuramutsa Mariya nyina w'Imana, twifashije amasomo tujya kuzirikanaho kuri uyu munsi w'ubunani tariki ya mbere Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 6 umurongo 22 kugeza ku 27. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Aroni n'abahungu be, Abayisiraheli muzajya mubaha umugisha muvuga muti, Uhoraho aguha umugisha kandi akurinde. Uhoraho kureba n'impuhwe kandi agusakaze mwine maze. Uhoraho kwiteho kandi aguha amahoro. Nguko uko muzambariza izina ryanjye ku Bayisiraheli, nanjye mbaha umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 67. Imana nitubabarire maze iduha umugisha. Imana nitwereka uruhanga rwawe rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Amoko yose niyishima ririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Ubutaka bwacu bweze imbuto, Nyagasani Imana yacu aduhunda cyo imigisha. Niyubahwe n'isi yose aho vikagera. Imana nitubabarire maze iduha umugisha. Isomo rya kabiri ni ryo mu wa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Bavandimwe, igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore, kandi avuka agengwa n'amategeko, kugira ngo acungure abari bakigengwa n'amategeko, maze duhabwe kuba abana b'Imana yihitiyemo. Kandi koko muri abana b'Imana, yo yohereje roho w'umwana wayo mu mitima yanyu, ngo arangurire ijwi agira ati, Aba Data. Bityo rero ntukiri umugaragu, ahubwo uri umwana. Kandi ubwo uri umwana, Imana iguha kuba n'umugenerwa murage. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 2 umurongo wa 16 kugeza ku 21. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu kavure. Bamaze kureba, bamenyesha hose ibyo bari babwiye kuri uwo mwana. Maze ababumvaga bose batangazwaga n'ibyo abashumba bavugaga. Mariya we yashyinguraga mu mutima we ibyabaye byose, akabizirikana. Nuko abashumba bataha bakuza Imana kandi bayisingiza, babitewe n'ibyo bari babonye kandi bumvise, bihuje nuko bari babibwiwe. Hashize iminsi 8, igihe cyo kugenya umwana kiragera. Bamwita izina rya Yezu, malayika yari yaramwise atarasamwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bonane kuri mwese bana b'Imana. Kuri umunsi mukuru wa Bikira Mariya nyina w'Imana, aya masomo atagatifu tumaze gutega amatwi aradufasha kuzirikana ku magambo 3 y'ingenzi: nyina w'Imana, umugisha n'ubunani. Ijambo rya mbere, nyina w'Imana. Burya mu mategeko, aho abantu barenze babiri iyo bahuye, hagomba kubonekamo umushefu hagati yabo. Natwe muri Kiliziya, mu minsi mikuru yose tuzi ya Bikira Mariya, umushefu muri yo ni uyu munsi tariki ya mbere Mutarama, Bikira Mariya nyina w'Imana. Iri zina ryemejwe mu nama nkuru ya Efeze muri 431. Mu Kigereki ni Theotokos, mu Kilatini Mater Dei, mu Gifaransa Mère de Dieu, no mu Kinyarwanda nyina w'Imana. Paulo Mutagatifu mu isomo rya 2 arasobanura Abanyagalati uko gucungurwa byatangiriye kuri Bikira Mariya nyina w'Imana. Ati, igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore. Uwo mugore nta wundi ni Bikira Mariya nyina w'Imana, Mater Dei. Ivanjili y'uyu munsi iratwereka inshingano zikomeye z'urwo rutagatifu rw'i Nazareti, cyane cyane Bikira Mariya umaze iminsi abyaye umwana Yezu. Iyi tariki ya mbere rero ikaba ari yo kwita umwana izina. Umubyeyi Bikira Mariya yasohoye umwana we. Burya kubyara neza bitera ababyeyi ibyishimo. Umunsi umwe mwari wigeze abaza umunyeshuri ati, ari Noheli, ari Bonane, ikibanza ni ikihe? Umwana ati, ubwo se mwari wowe ntubyumva ko ejo hashize hari kuri Noheli twari inyama nubwo bari bazihagazeho, ubwo hazacura iki kuri Bonane yegereje? Ariko birumvikana tuzisanzura noneho ntawe uzihagazeho. Aha, kwisanzura kuri Bonane, kwisanzura ngo nukudahagarara ku nyama. Bavandimwe, akenshi ngo twagiye tubigarukaho, Bikira Mariya buri gihe aje gutegurira Yezu. Preparation. Ategurira Yezu wa munsi wo kuwa 6 utegura icyumweru, ugategura izuka. Ya Bonane nayo itangira umunsi wa Bikira Mariya, Noheli kazaza nyuma Yezu avutse. Byumvikana umunsi wateguwe na Bikira Mariya. Bikira Mariya buri gihe arategura. Paradeyi, wateguwe n'Imana. Reka rero dukurikizeho ijambo rya 2, umugisha. Umugisha ni ijambo riva ku rurimi rw'Ikilatini benedicere,
bien dire, la bénédiction, kuvuga neza. Byumvikane ko impusane yaryo ari malédiction, umuvumo. Hari rero amazina menshi avuga umugisha. Ba Benedicta, Benedictus, Beni, Benita, Benoit. Abo bose bitwa amazina muri abanyamugisha. Mujye muvuga ijambo ryiza buri gihe. Ni naryo Imana asabye Aroni n'abahungu be abasaseridoti guha umugisha imbaga nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere. Uhoraho guha umugisha kandi akurinde. Babyeyi mujye mwitonda. Burya ijambo ryose umubyeyi yavuze ku mwana we rirafata. Babyeyi ntimugatuka abana banyu. Babandi babita bagashuhe bakabwa, ushobora kumwita kabwa agahita guhindukira gakuruma. Ku basaseridoti by'umwihariko no kwitonda. Ni umuntu ubutumwe n'Imana. N'icyo avuze kirafata kuko atabaribye n'iby'Imana. Ntuvuga nabi, nutongana cyangwa ugatukana birakureba, uzamenye kuri kuroga. Kuvuga neza rero ni umugisha w'Imana. Abasaseridoti basesekaza ku mbaga y'Imana umugisha w'Imana, amagambo meza y'Imana, amagambo ahumuriza kandi akiza. Amen. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika bigeze gufunga umusaza bamurega ko ari uri kwica abantu bari gupfa muri iyo quartier. Nuko umusaza atangira kwiregura ati nukuri ntago njya nica. Nta muntu ndaho uburozi, nta n'igipfusha cy'uburozi ngira iwanjye. Nta muntu numwe ndaroga kuva nabaho. Gusa icyo niyiziho, iyo umuntu angiriye nabi nkamubwira ijambo ribi rihita rimufata ko kanya. Iyo mubwiye ngo urakavunika nk'umunwa ahita ahenga mu munwa. Namubwira ngo urakavunika amaguru gacya mu gitondo ntaba ari kugenda. Cyakora n'ibindi bitutsi byinshi niyiziho nkoresha abantu bagahita bamererwa nabi. Nuko baramufungura ariko bamwihanangiza kutazongera gutukana cyangwa kuvuga nabi. Byumvikana nawe nyine yarabyemeye, uhera icyo gihe nyine akajya avuga neza, bityo atazamara abantu babandi. Bavandimwe, hari benshi bibwira ko kwica ari ugufata intwaro za kirimbuzi ugafata uburozi cyangwa n'ibindi byose byangiza ukaba wagirira umuntu nabi. Nyamara abahanga benshi bemeza ko amagambo mabi ari bwo burozi bubi butavurwa budakira. Nta naho wabona ufatira imiti yabo ya Kinyarwanda ngo we wakira. Nguko rero muvandimwe, kugira umunwa muremure cyangwa umunwa uva, imvugo zo gusebanya, ibitutsi, ibishenzi, ibigambo by'ibiterasoni, ubwo n'uburozi bubi. Niba rero uri mukuru ntukabihingutse mu munwa wawe, hato utazabivuga bigafata bikaba byagirira abandi nabi. Cyakora ku mwana we ntibifata nyine birumvikana, kuko nyine umugisha ni w'abantu bakuru bawuha abana. Ikiza kubwira rero ko ukiri umwana ni uko uzaba utaracika ku mvugo mbi, naho umuntu mukuru we asohora ijambo ry'umugisha mu kanwa ke. Hanyuma ijambo rya gatatu, ubunani, bonane, naryo ni ijambo ry'ikilatini rigizwe n'amagambo abiri, bonum annum, bonne année, umwaka mwiza. Ni ukwifuriza abandi umwaka mwiza w'imigisha, ni ugusangira nta gusahura, tugasangira duke twineza. Abandi bati uyu mwaka ntuzakurye. Si byiza rero guta igihe wirirwa uvuma umwaka, kuko Imana ubwayo iba yawuhaye umugisha. Nyamara ababyeyi, igitangaje kuri uyu munsi w'ubunani, kuri uyu munsi wa Bikira Mariya nyina w'Imana, umunsi w'imigisha n'amahoro, usanga hari benshi bawusaruramo imivumo. Niba abandi bakora ibyaha ngo bari gutanga umwaka, bari kwishimira intsinzi. Hari abakobwa n'abagore benshi bicuruza ngo ni bonane, indaya. Abandi bakanywa gatanu nyinshi bakandika umunani mu nzira hose bagenda banyura, bakagenda batanga iminani. Yewe bakabagaba n'inka badafite, abandi bagatwarwa mu maboko, nuko umutekano ukaba muke. Bakristo, nta mukristo wo guteza ubwega ku munsi wa Bikira Mariya ngo yongerera abapolisi imirimo kuri bonane barara bamucunga. Uyu munsi rero ni ukwitonda. Hari abitwara nabi mu kurenza igipimo, mu kunywa no mu kurya, bakazinduka baha abaganga akazi. Ugasanga ejo centre de santé ibitaro huzuye abarwayi, inkomere za bonane, inkomere z'ikabare, inguma n'izindi ndwara zo mu mutwe. Ariko yego, noneho uyu munsi wasanga tuza kugira agahenge kubera ko n'ubundi no muri corona nta tubari twemewe. Ariko se wasanga akabari kari mu kiwanjye, wasanga ari nyuza gusinda muri corona, wasanga ari nyuza gucumbika mu nzu z'indaya muri corona, kandi tuzi ko nta wegera undi. Wasanga ari nyuza kurara avuga nabi kuri bonane, amagambo mabi, gutukana n'ibindi bishenzi bibi. Wasanga ari nyuza kuzindukira kwa muganga kubera ko barabe bampondaguje, kubera kurengera navogereye amazu y'abandi. Mukristo, erega nta kwishwa n'akazahoraho. Mu kinyabupfura burya hari ibintu bibiri byo kurya utarenza: inyama ebyiri, amacupa abiri y'inzoga nka za mitsingi, amagi abiri, n'ibindi byinshi utarenza bibiri. Ntukarenza igipimo ngo utaragera kuri amina ngo ntuza kurekera aho ngaho. Kugwa ivutu ni iby'abana, nta muntu mukuru ugwivutu. Ni ukwitonda ababyeyi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo, bityo ukaba wivukije imigisha y'Imana. Kandi ngo akabuza umugabo ibara ntikaba kanini. Byaba bimariye iki gutangira umwaka narikomerekeje cyangwa narakomerekeje abandi, nikubira njyenyine ngasesagura umutungo w'urugo, nkivutse imigisha y'Imana n'umubyeyi Bikira Mariya kuri uyu munsi? Byaba bimariye iki kuri uyu munsi wa bonane ndiye ngahaga nkambara neza,
nkikwiza ariko nakuyemo ishapure y'umubyeyi. Byumvikane niriwe niyandarika, umunsi ukaza kurangira ntavuze ishapure y'umubyeyi. Ishapure ya Bikira Mariya ni ukuyikomeraho kuri bonane ku munsi wa Bikira Mariya nyina w'Imana. Ntibikabe ko ndangiza umunsi ndasuhuje Bikira Mariya ngo mushimire ko yaturinze muri ibi bihe bikomeye bibi bya corona, maze muturu uyu mwaka mushya 2021 tunaboneho kumusaba ngo adutsindire iyi shitani corona yigiza karaha kajya he. Muvandimwe mu Kristo, niba ushaka ihirwe muri uyu mwaka 2021, fata ishapure yawe dusenge buri munsi nta kuyisiba buri munsi. Rero kuri iyi bonane itatse amahoro n'imigisha bya Bikira Mariya nyina w'Imana, buri wese haranire kuvuga neza, benediction, gukora neza, kwitwara neza, kugira discipline. Nawe rero muvandimwe, kuri iyi bonane akiriye ikado ya Bikira Mariya. Mbifurije mwese umwaka mwiza w'imigisha n'amahoro. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.